Ndabasuhuje cyane mbahaye ikaze. Yesu aduhana umugisha. Nsabaye umugisha mwinshi cyane abantu bakoze subscribe. Imana ibahe umugisha. Mujye mwibuka no gukora ku nzogera kugira ngo ubutumwa bwiza nkibusohora bubagereho. Kandi n'abatarayikoze uyu niwo mwanya ngo muyikore. Yesu aduhana umugisha. Mujye mukomeza gukora share niwumva ubutumwa bwiza ari ikintu n'abandi bwabafasha. Ntukabwumve wenyine, nabo ujye ubasangiza wumva ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Murakoze cyane rero, ni Eric Ndayishimiye nk'ibisanzwe. Tugiye n'ubundi kwiga ijambo ry'Imana, ariko mbere y'uko turyiga cyangwa se twumva icyo Imana ishaka kutubwira uyu munsi, reka tubanze dusenge. Urakoze Data mwiza, Imana ishobora byose, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Uri Imana ishobora byose kandi ubereye maso abagutegereje bose. Ngahabwa icyubahiro ko waturinze kandi ukaturindira imiryango, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Duciye bugufi cyane kugira ngo icyubahiro cyawe gishyirwe hejuru. Mwami Imana uze kubana natwe muri uyu mwanya tugiye kumarana, ntabwo ari twebwe ahubwo icyubahiro cyawe gishyirwe hejuru. Kitavuga Imana cyose turacyamaganye kandi turacyanze mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka muganze kandi utegeke, witamurure kuko uri Imana ishobora byose. Bisabye nizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Mwakoze rero. Uyu munsi ntabwo ndabwiriza cyangwa se wenda nk'uko twari dusanzwe tubibona, ahubwo hari ibibazo bimwe byo muri Bibiliya bamwe bari bambajije, nk'uko mbere nigeze kujya mbaha ibyegeranyo cyangwa se ari ibintu by'ubwenge nabashakashakiye ku bijyanye ariko n'ubundi n'ijambo ry'Imana, nibyo nza kunyuramo kugira ngo mujye murushaho gusobanukirwa. Rero hari abari bambaje ngo nzababwire umurongo muremure cyane muri Bibiliya kuruta iyindi. Umurongo muremure cyane muri Bibiliya turawusanga mu gitabo cya Esiteri ibice 8 umurongo wa 9. Reka tuwusome twumve uko havuga. Aravuga ngo nuko icyo gihe ku munsi wa 23 w'ukwezi kwa gatatu kwitwa Sivani, bahamagara abanditsi b'umwami bandika ibyo Moridekayi yategetse Abayuda byose, n'ibisonga by'umwami n'abatware b'intebe n'abatware b'ibihugu uko ari 127, uhereye i Buhindi ukageza Etiyopiya, igihugu cyose nk'uko imyandikire yacyo imeze, n'ishyanga ryose uko ururimi rwayo ruri, bandikira n'Abayuda mu rurimi rwabo uko imyandikire yabo imeze. Yesu ashimwe cyane. Uwo ni wo murongo muremure muri Bibiliya kuruta iyindi. Wari wakimbajije, ubwo natekereza ko musubije. Yesu aduhana umugisha. Umurongo mugufi nawo turawusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Haravuga ngo Yesu ararira. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 11 umurongo wa 35. Ndumva ko uwo muntu musubije. Yesu aguha umugisha. Tukomeze n'abandi bari bambajije. Hari uwari wambajije ijambo ryagarutse inshuro nyinshi muri Bibiliya. Ushobora kwibaza ngo ni haleluya, ushobora kwibaza ngo ni amena, ariko ijambo ryagarutse inshuro nyinshi muri Bibiliya riravuga ngo ntutinye. Ntutinye, witinya, mwitinya, byose ni kimwe. Iryo jambo ryagarutse inshuro nyinshi, inshuro zigera kuri 365 nizo zagarutse muri Bibiliya. Uwo nawe ndamushubije. Imana iguha umugisha. Undi arambaza umuntu wabayeho imyaka myinshi uvugwa muri Bibiliya, ni nawe wanabayeho imyaka myinshi ku isi no mu bisanzwe, yitwa Metusela. Yabayeho imyaka 969. Yesu aguha umugisha nawe kandi Imana ikwishimire. Ibya Metusela ushobora kubisanga ku byo ku ngoma za mbere igice kimwe
urasoma umanutse hepfo ubisangamo, cyangwa ugasoma Itangiriro ibice 5 ugahera ku murongo wa 27. Ibya Metusela ubyumvamo na Lameki na Enoki. Abo ni abantu babayeho igihe kirekire, gusa wabayeho imyaka myinshi kuruta abandi n'uwo ubwiye witwa Metusela, imyaka 969. Nta n'uzabaho indi myaka nk'iyo nk'uko tubisanga muri Bibiliya. Yesu rero abaha umugisha. Hari undi wambajije umuntu wanditse ibitabo byinshi muri Bibiliya. Umuntu wanditse ibitabo byinshi muri Bibiliya ni Pawulo, yanditse ibitabo 13. Nawe Yesu aguha umugisha ndagushubije, Imana ikwishimire. Hari uwambajije ngo ese Goliyati w'Umufilisitiya ko twumvise yari umuntu munini cyane kandi muremure, yari umugabo uteye ubwoba, wahangaraga Abayisiraheli bose bamutinyaga, uretse ko Imana yamugabije Dawidi. Ese yangana gate, yareshya gate, yari ameze ate? Goliyati yari Umufilisitiya wari ufite fiti 9 ku 9, sinzi uburyo ubwo mushobora kubibara. Yari afite uburebure bungana na metero 2 na santimetero 97. Urumva ko ni nkaho yagezaga kuri 3. Urumva ko ari umugabo uteye ubwoba koko. Ndizera ko nawe ngushubije, Imana iguha umugisha. Undi yarambajije ngo utubwire imirongo cyane cyane yakunzwe cyangwa se yakunzwe gukoreshwa cyane muri Bibiliya, abantu bakunze ari benshi kandi kanabafasha. Imirongo duhere wenda ntacyo ku murongo, nta kibazo, biraterwa n'igitabo ukunda. Ariko dusomye mu gitabo cy'Abaroma, Pawulo yandikiye Abaroma, turahera ku bice 12 umurongo wa 2. Aravuga ngo kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Uyu murongo warakunzwe cyane, abantu benshi barakunze kandi wahinduriye ubuzima bw'abantu benshi. Ni myinshi rwose yakunzwe, ntabwo twayivuga ngo tuyirangize, ariko naguhitiyemo mikeya nza kubabwira nsubiza umuntu wari wambajije. Turasoma n'ubundi mu gitabo Pawulo yandikiye Abafilipi, turahera ku bice 4 umurongo wa 6. nawo ni umurongo wakunzwe cyane gukoreshwa muri Bibiliya. Aravuga ngo ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima. Turaza gukomeza tugeze ku wa 8 wose. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose, ayo umuntu yamenya, azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Ibisigaye bene data, iby'ukuri byose, ibyo kubahwa byose, ibyo gukiranuka byose, ibiboneye byose, iby'igikundiro byose, n'ibishimwa byose, nihaba hariho ingeso nziza kandi hakabaho ishimwe, aba ari byo mwibwira. Yesu ashimwe cyane. Iyo mirongo nayo yarakunzwe cyane. Turaza n'ubundi kwita dusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ibice 29 umurongo wa 11. Aravuga ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si bibi, kugira ngo mbaremo umutima w'ibyo muzabona hanyuma, ni ko Uwiteka avuga. Uyu murongo nawo warakunzwe cyane muri Bible, uranakoreshwa cyane rwose. Reka dusome n'ubundi mu gitabo Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 6 umurongo wa 33. Uyu murongo uravuga ngo ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongerwa. Imana ibahe umugisha. Uyu murongo uri muri iki gitabo cya Matayo nayo warakunzwe cyane. Turaza gusoma n'ubundi n'ukurikiyeho. Uravuga ngo ntimukiganyire mutekereza iby'ejo, kuko abejo baziganyira iby'ejo. Umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawo.
iyi mirongo yose uko ikurikirana yarakunzwe cyane kandi irakoreshwa cyane. Yesu aduhana umugisha. Reka dusome n'ubundi mu gitabo Pawulo yandikiye Abafilipi ibice 4 umurongo wa 7. Aravuga ngo nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Yesu abaha umugisha. Hari abakomeje kwibaza bati se imirongo myiza yakoreshejwe cyane haburamo igitabo cy'imigani cya se Zaburi? Ndagira ngo usabe ngo ntucike ukomeze gukurikira akantu ku kandi. Yesu aduhana umugisha. Reka n'ubundi dusome mu gitabo cy'imigani ibice 3 umurongo wa 5. Aravuga ngo wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe. Umurongo wa 6 turavuga ngo uhore umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya kuyobora inzira unyuramo. Yesu abaha umugisha. Iyi mirongo yarakunzwe cyane yo mu migani kandi warakoreshejwe cyane. Reka n'ubundi dusome muri Zaburi. Abantu musoma Bibiliya rwose murumva ko Zaburi itaburamo uko byagenda kose mu mirongo yakunzwe cyangwa se igitabo gikunzwe. Reka dusome muri Zaburi ibice 41 umurongo wa 10. Aravuga ngo kandi inshuti yanjye y'amagara nizeraga nagaburiraga niyo imbangiriye umugeri. Uyu murongo nawo warakoreshejwe cyane kandi urakundwa. Reka n'ubundi dusome hano muri Zaburi ibice 37 umurongo wa 26. Aravuga ngo nari umusore none ndashaje, ariko sinari nabona umukiranutsi aretswe cyangwa urubyaro rwe rusabiriza ibyo kurya. Yesu abaho umugisha. Uyu murongo warakunzwe cyane kandi uranakoreshwa cyane. Turaza gusoma n'undi muri Yesaya. Numva ko Yesaya itabura. Yesaya turasoma ku gice cya 41 naho umurongo wa 10. Aravuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukiyebe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye. Uyu murongo rero uri muri Yesaya ibice 41 na kimwe umurongo wa 10 warakunzwe cyane nawo kandi uranakoreshwa cyane. Yesu abaho umugisha rero. Nibyo bice byakunzwe cyane kandi bikanakoreshwa nari nabahitiyemo. Imana ibaha umugisha. N'undi wari wambaje ngo ni ibitabo bingahe bigize Bibiliya, ndetse ko nari nabivuzeho mu gice cy'ubushize mu biganiro nakoze ubushize. Wareba mu zindi video zashize nari nabivuzeho ni ibitabo 66. Rero hari undi wambajije imirongo migufi muri Bibiliya ariko yakoreshejwe cyane. Urumva bijya kugirana isano n'iki gice mvuyeho. Ho nababwiraga imirongo yakunzwe ikanakoreshwa cyane, ariko ahaho imirongo migufi yakunzwe, migufi atari miremire cyane pari raporo iyo tuvuyeho cyangwa se ugeranyije niyo tuvuyeho. Reka dusome mu gitabo cya mbere Pawulo yandikiye Abakorino ibice 16 umurongo wa 14. Uyu murongo uravuga ngo ibyo mukora byose mubikorane urukundo. Uyu murongo warakunzwe cyane kandi ukaba ari n'umurongo mugufi. Undi murongo wakunzwe cyane kandi mugufi turasoma igitabo cya mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike ibice 5 umurongo wa 16. Uyu murongo uravuga ngo mwishime iteka. Uyu murongo wakunzwe cyane kandi mugufi. Yesu akomeze kubaha umugisha. Turasoma n'undi mu gitabo Pawulo yandikiye Abafilipi ibice 4 umurongo wa 13. Uyu murongo rero uri mu Bafilipi ibice 4 umurongo wa 13 haravuga ngo nshobozwa byose na Kristo imbaraga. Uyu murongo rwose nta muntu usoma Bibiliya utawuzi. Warakunzwe cyane kandi ntago ari muremure. Turasoma n'ubundi
mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 11 umurongo wa 30. Haravuga ngo kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Uyu murongo nawo ntago ari muremure cyane kandi warakoreshejwe kandi uranakundwa cyane. Reka dusome n'ubundi mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana cyase Yohana, dusome igice cya mbere ku murongo wa 4. Aravuga ngo muri we harimo ubugingo kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Yesu abaho umugisha. Ibyo ni ibice n'ibitabo 5 nabahitiyemo bifite amagambo yakunzwe cyane kandi magufi. Yesu rero abaho umugisha. Imana ikomeze kubishimira. Mwebwe mutarakora subscribe, uyu ni wo mwanya ngo muyikore kandi mukore share. Yesu abagire neza. Ni Eric Ndayishimiye, umuhungu wanyu, umwigisha wanyu. Ndabakunda cyane kandi namwe murabinyeka ko munkunda. Yesu akomeze kubagira neza no guhaza kwifuza kwanyu. Reka dusenge rero. Niki cyigisho nari nabateguriye, nibyo bibazo nawe mfite ndajya nsubize. Reka dusenge mbasabire umugisha kandi nanjye Imana iduhana umugisha. Wakoze Uwiteka Imana ishobora byose kubana nanjye. Nuhabwe icyubahiro kandi izina ryawe nishyirwe hejuru. Urakoze mwami ko ushubije buri wese kandi uhagije kwifuza kwa buri umwe wese muri twebwe. Komeza utwagurira imbago nuko wazaguriye Yabesi kandi icyubahiro cyawe gishyirwe hejuru. Urakoze mwami Imana ko wakoze ko abanye natwe muri iki kiganiro. Nuhabwe icyubahiro Mana yera. Nsuje rero abankurikiye bose, abanyarwanda, abari i Burundi, abari Uganda murankurikira, Zambia Imana ibahe umugisha, Amerika murankurikira, Canada, abari Australia n'abari mu Burusiya, mwese Imana ibahe umugisha. Uko mwagiye munyandikira, uko munyereka ko munkurikira, Imana ibahe umugisha. Uwiteka rero mwami ukomeze guhaza kwifuza kwa buri umwe. Wakoze cyane kubana natwe rero.